ikaze ku badukurikiye hirya no hino, twizere yuko mumeze neza kandi Nyagasani akomeje kubitaho. Hanyuma rero nk'uko mubibona kuri sikirini zanyu, uyu munsi turi kumwe n'umugabo ubyibushye cyane kandi mwiza. Bitewe kubanje siko wenda ubwiza bwo turasa n'Imana ariko kuvyibuha tutazi. none uri mubi. Nta mugabo uvyibushe. Okay, unanona basi. Kiswahili kidogo. Umeze neza? Ndashima Imana. Wiriwe ute se? Ndiriwe neza, urebeye imbere mugani baravuga. Nawe urebeye inyuma? Sindi kuhareba. Hanyuma rero uko mubibona ahangaha ni kuri Manzi Merci Official. Uyu munsi tugiye kuganira nawe, mumaze iminsi mutamubona, ubundi mukamubona yaje atari kuvuga neza. Ibi ngibi byose araje atubwira impamvu ubushize yadushiriyeho video itavuga neza, ariko bishobora kuba byaratewe n'ikibazo cya tekinike, ntabwo cyamuturutse. Wabyakiriye gute kubona abantu baba bakubwira ngo waduhaye video nziza iri kugaragara neza, turatekereza ko harimo message nziza ariko ntiri kuvuga? Byaranshimishije kubaha video nziza. Umuntu wese wampamagaye ambwira ko atabona itagaragara, byanyeretse ko afite inyota yo kumva, binantera kuraje kuvuga ngo reka dukosore. Mu by'ukuri ibyuma ntawe usezerana nabyo. Mu by'ukuri mbisaba imbabazi, ntabwo natuburira abantu noneho ngo nshiremo n'ishusho ryanjye kandi kuri channel yanjye. Byakozwe mu buryo n'akabazo ka tekinike kabaye, ariko nikazongera. Ubu noneho twizere ko kakemutse. Uko twagakosoye vraiment nicyo twibandaho mbere y'iki. Asante. Hanyuma rero umaze iminsi utagaragara, warabuze, wagiye hehe? Byagenze gute? Ndahari, gusa nuko umuntu hari igihe ugera mu gihe cyansi nejejwe nabyo, ubuzima kagomba ko bugusaba ibindi. Ariko kariyeri y'umuziki zigora isaba kuba wihagije mu bushobozi, ariko kandi hamwe n'Imana bigatuma tugenda gahoro gahoro. Yego, kariyeri y'umuziki uvuze ko igora. Ni ibiki byagiye bikugora? Tukuzi uririmba kuva kera, mu myaka myinshi itambutse ishobora kugera kuri 20 na. Ni ibiki byagiye bikugora, cyangwa 30? Ubisaziyemo. Ni ibiki byagiye bikugora? Tubwire izo mbogamizi wagiye urazikemura. Wasanga ndi buzikemure. Birakubabaje? None ko ari ugusaba. Mu by'ukuri hari ibintu bimwe biba bigoye mu buzima. Priorite mbere tukiri abaseribateri, hari igihe wabaga uri focused ku kintu, ukaba target yawe ari iki kintu, ariko udasabwa ibindi bintu, ari wowe wisaba. Ubu ngubu ufite abana, umuryango, inshingano, priorite ubiha iby'ibanze. Umuziki kenshi tuwufata nka accessoire, ariko kandi yari impano yawe, hari igihe bigukomanga ku mutima, bikagusaba ko byanze bikunze ubikora, ariko hamwe n'ubushobozi bukagenda bugora. Mu by'ukuri wenda ashobora kubona umuntu ushobora kuvuga ngo ati icyo kintu cy'ubushobozi nkigukuriyeho nka management. Buriya nubona nuko wowe sinzi ko hari umugabo witwa Fiacre ni manager w'abantu benshi, yamanaginze Mbonyi, Israel Mbonyi imbere ko ava mu Buhinde. Konseri ya mbere yamukoreye, manager wayo yari Fiacre. Yagiye afasha Healing Ministry, yafashije Kingdom Ministry, yafashe na Alarme za video zabo byinshi. Uriya ni pare wanjye, umubyeyi wanjye nubaha, twabanye mu nzu igihe kirekire, kugeza igihe mbere umubyeyi. Ibyo rero nisubije ko rimwe na rimwe hari igihe tunanirwa, tugenda nabi, ariko iyo ufite nka manager, mu by'ukuri hari igihe gutekereza ibyo udatekereza, akagusunika akakugeza ku ushaka. Ariko muri iyi minsi simpamya ko umuziki ushira. Umuziki ntujya ushira buriya. Wabonye hari ahantu twari kumwe nawe mu kiriyo, hari umusaza waririmbye, umusaza uruta ba data wenda na basogokuru, baririmbye kandi turanezerewe. Byagufashije? Byatari.
niki wamukuyeho cyatuma wongera kugira izindi mbaraga cyangwa se irindi hishurirwa? nabonye ko gusaza ntibibaho. Ntacyo Ukiri wakwiriye muri gusa. iyi si uri mu muhamagaro, Mm, gusaza ntibibaho. mm, Tugomba gukorera Imana mu mbaraga zose, niziba nkeya mm, Imana ntizagusaba nyinshi. mm, Imbaraga akoresha ntiyasirimba, ariko aracyari ahantu. Erega haririmba umutima papa. mm, Iyo umutima uretse ukaririmba, ukanezerwa, ukarira, nturabona umusaza usimbuka, mm, urabona abakecuru basimbuka bakabyina igisirimba aho wowe utashobora, mm, kubera ko iyo umwuka wera amaze kukugeramo uroroha, mm. uroroha. Ibyo rero byanyigishije ko tugomba gukorera Imana, none tugomba kuba gukora, nta myaka yo gusaza dufite. none niki abakunzi ba Manzi Official ubazaniye muri iyi minsi bitega iki? Abana vraiment hari igihe ubushobozi nk'uko nabivuze, simbabwiye ngo ngiye gukora indirimbo uyu munsi, ariko hari indirimbo mfite muri studio kwa Boris Mm, ivuga ngo koresha umutozo w'ibihe, koresha umutozo w'ibihe Mana, ubwire ibyanjye aho bisinziriye bibyuke. umutozo ni iki? Hari abana b'iki gihe batazi. nawe ntuwuzi. Wogira ngo ni umuhoro. Umutozo ni akantu gafite forume ya inkoni Mm, bashira mu gisabo, mm, aboroye inka mm, bashira mu gisabo, noneho bamara gucunda. Umutozo ni nkaho mu kinyarwanda sindi kumenya. n'umwoko. Oya, hari imvuzo urayizi? Yego. Umutozo ni muri izo class aho ngaho, y'imvuzo n'ibindi nagakora muri commentaire bazabishiremo. Nawe igisabo. Igisabo ni igikoresho, Mm, iyo niyo terme nziza. Ni igikoresho bakoresha bacunda, mm, bakoresha mu buryo bwa kinyarwanda bw'umuco uko abantu boroye bashiramo amata, ya mata bari ikivuguto bakayacunda akaba amacunda, bagatandukanya amavuta n'amadeshe. Kwa amacunda buriya ni deshe. none umuntu uba witwa Nyabisabo, ubwo iryo zina rero rifite ayahe mana? Aya ni amazina y'aborozi. Oya, igisabo ntabwo ari amata. Okay, urakoze cyane. Hanyuma tubwire ibintu bitanu ukunda mu buzima bwawe muri rusange, utagiye ngo muri iyi domaine, ibintu bitanu ukunda. Ibintu bitanu nkunda cyangwa bitatu basi. oya, nushaka kugira 10. Okay, vuga. Ikintu cya mbere, vuga 8 basi. ikintu cya mbere nkunda umuryango wanjye. Number 1 ninde? Umuryango wanjye of course ni madame, umuntu wambyariye umukobwa n'abahungu. Icya kabiri nkunda Imana. Ntumbaze impamvu ntayishize ubwa mbere, nayo bari mu Mana nabo. Imana ndayikunda pe. Ikintu cya gatatu, ubwo umuryango uri umwe n'abo tuvukana benshi. Ikintu cya gatatu nkunda mu buzima busanzwe, nkunda kubaho njyenyine kandi simbikunda. Urushize munyamakuru narimo mvugana n'umuntu duhuje character mu kuzine, ndamubwira nti mfite inama nanjye. Noneho numva mfite nk'akabazo, arambwira ngo ibintu uri kuvuga ibintu ngo najya kubyumva ngo bikansi. Ufitanye inama nanjye? Okay. Nanjye mfite inama nanjye, mu minsi iza tuzakorana inama. Hari ibintu buriya umuntu abamo ukibaza ukiganiriza, ukora swat ugasanga hari ibintu ukora bitari byiza. Nk'urugero, gukunda kwibana si byiza, ariko njyewe njya mbikora mbyisangamo. Komeza n'ibindi tugeze ku cya gatanu. Ku cya kane, ku cya gatanu nkunda abantu. Cya gatandatu nkunda kuririmba. Nkunda abantu wowe? Hariho bankunda abantu benshi. Wowe nkunda kuririmba nubwo mbikora gakeya, ariko kuririmba buriya sport yo umunsi ukujya gutegura mu muhanda, nkunda kugenda ndirimba. Nshobora kwicara ibintu nk'ibyo. Icya nyuma nkunda umurenge. Ni ukuri nkunda umurenge.
njya numva Imana mu bintu izamfasha nkiri ku isi izanyereka gakondo nsubira cyane imbere cyane cyane nkunda umuco hagati muco hagati kubera ko ukunda muco niho hagati nzi kumbe nembwe ndahavuka Mm. ariko simpazi sinahabaye nabaye kwa muco sogokuru hagati uzi he uzi mu mikarati uzi mu kamombo nzi mu muteja isoko ryo kwa Ntayoberwa mu iposho Mm. navuye ndi mutoya ariko ndahibuka buri ikintu wibutse wabonye ukiri muto nicyo wibuka niki wibuka mu iposho igituri hari abantu batazi igituri igituri bene ibi ngibi baza barya namaga injugu Mm. oya Mm. nahamagaye Mable ni umupeti imbere nyirarume Mm. n'umwishwa wanjye Mm. ndamuhamagara nawe se twari dufite gahunda yo kujya mu kiriyo Mm. ndabaze se uri hehe Mm. ngo ndi mu isoko numva harimo hasoko naze habaye igituri ngo igituri ni igiki urumva Mm. igituri ni akavuyo ni urusaku ni igihe barwanaga mu isoko Mm. urabona mu isoko ntibyashobokaga ko mu isoko iwacu murenge ko isoko rya rema rigataha hatabaye igituri hatabaye igituri ni igihe abantu batumvikanye babiri kubera ko amasoko y'ino bayabamo Mm. naho amasoko yo muri Kongo y'umurenge Mm. abantu barimuka swati isoko ry'akazi rimwe ariyo ryo kuwa mbere rishobora kubera tuvuge i Kigali Mm. isoko rya kabiri rikabera i Muhanga Mm. isoko rya gatatu rikabera i Huye umusika ihuye ni kwa bandi umusika ni kwa mima umusika ngoma yigeze kutubwira ngo umusika ntihagira inyuma yaho yego umusika ni wa nyuma urumva narimo nsobanura igituri igituri ni igihe wasangaga nk'umukomeretsa nk'abapfurero urabona iwacu twabaga turi aborozi inkoni biri hafi yacu sinzi ahubwo ya nkoni aho wayishize irahari ugasanga bararwanye abantu bakaba alerte nicyo gituri abasirikare bakarasa nicyo gituri kandi barasaga abantu barasaga igituri barasaga hejuru kugira ngo igituri gishire hanyuma tukiri muco hagati nahe mateka y'umuco hagati uzi muco hagati havuze iki kuri wowe uvuze muco hagati mpita numva na Kamombo direct uhita wumva za Bijabo ni ahantu nk'umuntu w'umunyamurenge dukomora byinshi by'umwihariko intwari yacu yarahabaye igihe kirekire kandi iyo ugiye kuvuga amakanika uba ugomba gutuza hari n'igihe rimwe na rimwe atari ngombwa ngo umutekereze ahabonetse aho ariho hose mucyo hagati rero ni ahantu yabaye igihe kirekire kandi ni ahantu tuzubaka Monima ibihe bizagera ibi byibagirane twubake Monima kandi mbonera no gutanga pole ku bwoko ibi byose mbona twige tugira ibibazo kera ugasanga habayeho ngo murere ntuyizi wari muto umuntu nzi warwanye murere sinari nzi ko Kabila pera ari wari murere urantutse ari muto ibyo ngibyo nari mvuze ibihe turimo yiva kuri murere kugera none intambara zagiye zibaho zica ubwoko gusa nuko byabaye bibi ubu ngubu murere wa none ni Tshisekedi ndayishimiye na wa wundi ari bari Kongora none abantu badakunda muco hagati babita gute niba ari akagara keretse wenda ariko ashobora kuba akagara havuka ariko akagara ni iki umuntu udakunda akagara ni abantu bafite imyumvire yabo ari kuri kontre y'ubwoko igamije ku nyungu zabo uragakunda ni abantu sinkunda akagara ushobora kuba papa ari akagara ni urugero ushobora kuba akagara tuvuka niyo mpamvu nakubwiye ikibazo twagize ni uko ubu umwanzi turavukana ugiye kwica wasanga uri kwica umwana wawe nk'urugero turwanye n'akagara ariko kandi ni ubuyobe ni ibihe by'ubuyobe Imana yemeye ko biba ifite iherezo ryabyo ariko uko biri kose si twe tuzaba akagara kazagaruka uko twari tumeze yego uyu munsi wenda tugana ku musozo wongeye kugaruka muri iyi mihanda reka mbyite gutyo wongeye kugaruka muri iyi tere urumva umeze ute kuba wongeye kugaruka ndatekereza ko hari ibintu byinshi utuzaniye inyigisho ibiganiro bitandukanye urumva umeze ute kuba wongeye kugaruka kuri kamera mu by'ukuri ni byiza umuntu aba afite bagaje turi bakuru nk'uko nabivuze uranduta ndushaho nk'imyaka 7 ariko turi bakuru
birakubabaje se kuba nyikurusha? oya ahubwo nibyo byagufite Mm. urumva iyo rero iyo nari nguhaye n'iyindi ikintu kimwe nakubwira kimwe tuba dufite bagaje nini Mm. turi abavugabutumwa turi abanyamasengesho turi abaririmbyi turi abantu abasizi hari igihe ugira inspiration ku kintu runaka ukagomba kugisangiza abantu Mm. dushobora kubaka ingo Mm. dushobora kugira umuntu inama y'imibanire tujya Mm. tubikora dushobora kugira inama umuntu muri bizinesi dushobora kugira inama umuntu muri ubu buzima muri uru rugendo rujya mu ijoro hari ibyo twumvaho byinshi tuzi uzi ko eh, imana buriya papa Mm. imana ntijya idusaba ikintu kinini Mm. imana idusaba kuyizera gusa Mm. ariko ugasanga abantu niho mbonera kuba nkundira abanyabuntu Mm. abanyabuntu nta muntu utari umunyabuntu nawe uriwe uri kumva simbizi. hoyaye niba utabizi ufite ikibazo Mm. umunyabuntu ni uwizera kirisito Mm. nk'uwo imana yatumye akagendera muri ubwo buzima bwe duhishwe muri kirisito Mm. ibyo rero byose hari abana benshi dukunda kuganira nk'amapurakitisi akakubaza ngo ese ibi bintu turirimba nibyo by'ukuri urebe urugero hari umuvandimwe witwa Ben Mm. ndamukunda cyane hari umuvandimwe witwa Bosco Mm. buriya indirimbo za Bosco zo gukura hano zikakugeza mu ijuru Mm. indirimbo za Ben hari indirimbo uzumva indirimbo ivuga ngo mutangabugingo ya Mm. James na Daniel cyo sinzi hari uburyo uhishurirwa Kristo bikaba ngombwa ko umufasha n'abandi ibyo rero byose nibyo tuzanye nibyo dushobora kugirira icyo dufasha simvuze ko tubizi kurusha abandi ariko natwe twokwigira ku bandi kimwe nuko nshobora kugira intambwe imwe nguha nibyo ngibyo tuzagenda dufasha abantu muri make nicyo gisubizo naguha suhuza abantu 5 bari muco hagati. muco hagati se ko hatinze wibuze no mu mirembwe Numva muco hagati hari haba onkre Bagaza Mm. muco hagati Okay. Reka Singahe mvuge navuze muco hagati ariko abantu bari murenge 5. Murenge hari petit frère witwa Shukuru Mm. Murenge hari grand frère witwa Singahe Mm. Murenge hari umuvandimwe witwa Serugaba Mm. sindi gushira amafonction yabo Mm. kubera ko nshobora kuba ntayazi neza ushobora kuyahengeka. Serugaba ni umu grand frère nawe wo kwa mama wacu Mm. Murenge hari sekoba hari ndi kuvuga abanzi vuga n'abatakuzi ko bashobora kuzakubona ejo bazakumva kandi ushobora kwisangayo cyane uwo mutima ndawufite hakaba suhuze na Sematama byose umubyeyi uturangaje imbere na umugabo umwe w'amasengere n'indi yitwa Ndahari munyibutse mukubwiye ni ukuriye Indondo Muheto yitwa Ndambwira Colonel Mitabu papa Mitabu ni musaza wa mama wacu kwa data wacu ni ukuri kose singiye gusetsa ni musaza w'umugore wa onke woba ari iki cyawe ni icyo ngicyo uvuze hanyuma rero nagira ngo dusoreze aha ngaha gira abandi bantu bake bari hano i Goma i Bukavu cyangwa se abandi wiyumvamo wifuriza weekend nziza mu masegonda makeya Rubego Azarias Manyo Shona umwe mwajyana kwa sebu hajya ngo mwajyanye kwa sebu kumubwira gute kuri igipfu aho uwa kabiri amasegonda yawe agiye gushira wa kabiri Auguste kiriya cy'Ubukavu Auguste wa gatatu Paul wa kane usiganye amasegonda 3 wa kane ni papa wawe
sawa urakoze cyane, reka dushimire ababanye natwe muri iki kiganiro. Twavuze nk'ibintu byinshi, ariko kandi ibi ngibi ni bimwe mu bizagenda bigaruka. Mukomeze mugire ibihe byiza. Abatarakora subscribe kuri uyu muntu mwamubona aha ngaha, uyu muntu mwamubona aha ngaha ni nayo mazina ya channel. Mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore na comment. Yes. Bye bye, mugire ibihe byiza na weekend nziza.